Bakunzi ba Goodness TV ndabasuhuje ndabaramukije cyane, ndabifuriza kugira igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye, yaba ibihugu duhana imbibi mu karere k'iwacu mu Rwanda, Burundi, Congo, Tanzania, Uganda ndetse na Kenya. Ndabifuriza kugira ubugingo bwiza kandi no gukomera muri ibi bihe turimo. Twabuze umuhanzi wacu ari we Musabyimana Glorious bakundaga kwita Gogo Glorious. Ni ibintu bitoroshye nyine kubura umuhanzi wari ukomeye, wari umaze kumenyekana mu ndirimbo zitandukanye zagiye zifasha abantu kandi zifite message rwose ikomeye, ariko ntabwo byakunze ko tuba turi kumwe kuko yamaze gutabaruka. Ni ku itariki 3 nibwo yatabarutse. Yatabarutse yagize uburwayi butunguranye, ariko Imana yarabyemeye nta kundi. Niyo nzira twese kandi twamwifuriza kugira iherezo ryiza no gukomeza. Aba mu muryango we, abari hafi y'umuryango we, nabashishikariza kuba mwagerayo mukabafata mu mugongo mukabakomeza. Rero nk'uko bisanzwe tugiye kubagezaho amateka yiwe mu kiganiro. Ku batari bayazi n'aho aturuka, hari abenshi baba bamuzi ku mazina n'indirimbo ariko batazi aho aherereye n'amashuri yize n'imiterere yiwe se nuko yabaga ari agasabana n'abantu, ibintu nk'ibyo byose uko abantu bamufataga. Mukurikiranye rero ni Goodness TV, njye mugiye kubana nawe mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Muraho neza bavandimwe, uyu munsi tugiye kuganira ku buzima n'umurage w'umuhanzi wacu twakundaga cyane, Musabyimana Glorious. Benshi bamuzi nka Gogo Glorious, umuhanzikazi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana wasize izina rikomeye mu mitima yacu. N'amavuko n'akomoka rero, Musabyimana Glorious yavukiye mu Rwanda mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe. Yabaye mu muryango usanzwe, yiga amashuri kugeza ku rwego rwa ordinary level, iyo twita tronc-commun cyangwa se amashuri 3 yisumbuye. Ubusanzwe yari umuntu uca bugufi, ukunda gusenga kandi urangwa n'urukundo rw'abantu. Intangiriro mu muziki uko yatangiye kuririmba muri korali Umucyo y'itorero Anglikani. Yanditse indirimbo 3 muri iyo korali bituma abantu bamumenya. Mu mwaka wa 2022 inshuti ye yamushishikarije gukora umuziki ku giti cye no gufungura channel ya YouTube. Mu ndirimbo ze zamenyekanye hari indirimbo yamugize icyamamare, iyo twamenye twese yitwa Everyday I Need Blood of Jesus, yagiye ikundwa cyane ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube na TikTok. Hari kandi n'umuhanzi wo muri Afurika y'Epfo The Kiffness yayisubiyemo remix, bityo bituma irushaho kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Yagize n'izindi ndirimbo zirimo Uwo Mwana, yibanda ku ivuka rya Yesu, imico n'imibereho ye. Mu mibereho rero yigeze gukora imirimo yo gucuruza imbuto ku muhanda kugira ngo yitunge. Yari umuntu wicisha bugufi, wizeraga ko imiterere ye ari impano y'Imana, kandi akunda gushima Imana mu byo yakoraga byose. Umuyobozi we mu muziki yari Augustin Nsabimana, wamufashije cyane muri uru rugendo rwe. Urupfu rwe
Mu rupfu rwe rero Musabyimana Gloriose yapfuye kwa gatatu tariki 3 Nzeri 2025 ubwo yari muri Uganda mu rugendo rw'ibitaramo. Apfuye yari afite imyaka 37 y'amavuko. Yaguye muri Uganda ku ndwara yaje bitunguranye, ajyanwa kwa muganga ariko biba iby'ubusa. Umurage rero navuga asize umurage w'indirimbo zubaka imitima n'izihamagarira abantu gukomeza kwiringira amaraso ya Yesu Kristo. Yabaye kandi icyitegererezo cy'umuntu uvuga ati uko uri niko Imana yagushatse. Mu ndirimbo ze zakomeje gusigasira urukundo no kwizera mu mitima y'abamukundaga. Dusoza rero twasoza tuvuga ko Musabyimana Gloriose azahora yibukwa nk'umuhanzi w'indahemuka wahaye abantu benshi ihumure binyuze mu ndirimbo. Nubwo tutakimufite, umurage we yasize uzahora ari urumuri mu muryango nyarwanda no mu itorero rya Gikristo. Tumwifuriza kugira iruhuko ridashira kandi n'abo mu muryango we tugomeza kubakomeza muri ibi bihe bitoroshye barimo. Mu by'ukuri murabona ko ku myaka 37 agiye yari akiri mutoya, ariko nta kundi muri iyi si niko bimeze. Uyu munsi ushobora kuba uriho, ejo bikanga nyine kutazaba ukiriho. Niyo mpamvu tukiri kuri iyi si tugomba kwiga kuyibaho neza, tukabana n'abantu amahoro, kuko nicyo kintu cy'ingenzi. Murabona ko Gloriose yari umukobwa rwose urimbira Imana abantu bakishima, ariko byabaye ngombwa ko ubuzima bwe buhagararira ahangaha nyine ku itariki 3 z'ukwa 9 muri uyu mwaka wa 2025. Mu by'ukuri rero ahangaha twahigira ibintu byinshi byo kutikakaza cyangwa ngo twumve ko dukomeye. Isaha n'isaha nawe byakubaho ugasanga uragiye. Bibaye ngombwa ko ejo ari wowe, ni iki waba usize? Ni iyihe nkuru waba usize? Ibyo byose ni ibintu ugomba kwibaza. Sawa rero, ndabashimiye cyane mwe tubana kuri channel yacu ya Humble Goodness TV. Nge mwabanye Hagenimana Adolphe, ndibutsa kujya mukanda subscribe, share ndetse na comment. Mujye musangiza ibiganiro abandi bandi kugira ngo tubashe kuzamura umuryango wacu wa Humble Goodness TV. Sawa rero, mugire ibihe byiza. Bye bye, nakagaruka.